Yes, nonge ko ikaze bakunzi ba Souvenir TV show. Nanone ndegarukiye kugira ngo mbe naganira namwe tuganire ku bintu bigiye bitandukanye. Na minsi iciyeho mubonye ikiganiro kuri Keza TV show mwanganira bambaza ku bijyanye na wa mukobwa. Narabisobanuye mvuga ko wa mukobwa uri gushaka dukundana cyangwa se tujya mu rukundo, mvuga ko ngewe naraba tayari. Gusa muri aka kanya nje kugira ngo mbabwire ibindi cyangwa se mbagishe n'inama mumbwire ese nakora iki kugira ngo umwanzuro cyangwa se inama mungira arizo nza gukurikiza. Ubwo meruka kwa Keza TV show nagiye mbigarukaho, ariko mu magambo make navuze ko ngewe ubundi busanzwe ndabizi neza ko ushobora kuhura n'umuntu ukamwishimira cyangwa ukamukunda ukahita unamwiyumvamo ako kanya, ariko nanone bitavuze ko mushobora n'unamwiyumvemo. Uriya rero nawe nubwo twahuye bona sinavuga ngo ari icyo mpfa nawe, naramubonye mwiyumvamo gake, ariko bijyana no kwanga gukunda nabyo ni ibindi. So rero reka nze mbabwire ibyabaye, murangiza mungire inama mumbwire icyo gukora. Ni nyuma gatoya n'ubundi yo kwamamaza gatoya, ubundi mutega amatwi mwumva uko byagenze. Gusa byangoye, ariko inama yanyu niyo ndi bugendereho, ngaho mutega amatwi. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Ni ukuvuga ngo rero nshaka ko mungira inama. Mbere yuko mungira inama, iyo publicity iciyemo ni muganga ukora ibintu bigiye bitandukanye, yaba kuvura indwara zananiranye, gutanga ubutunzi, ndetse n'abatabyara baha umuti bakabyara, inzaratsi, abantu bagira ibibazo business yabo ntagende neza, uwo nguwo abitaho bikongera bikagenda neza. Wari ufite igishoro gikeya akakongerera, mbese akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mu muvugisha kuri iyo nomero rero iri mu kiganiro, ubundi abafashe. Hanyuma rero ngarutse ku byo nashaka kubabaza cyangwa se kubagishaho inama. Nagize amahirwe muri ino minsi, ndashima Imana ko nari nabonye akazi. Ubu ndi gukora kuri Noah 250 ndetse no kuri Manzi na Innocente TV. Nihaboneka n'ahandi nzagenda mababwira, ariko muri ako kanya wowe nkunda, wowe nkurikirana, nimba unyifuriza iterambere, nimba wifuza kubona nishimye nseka, jya kuri Noah 250 ukande subscribe. Ujye no kuri Manzi na Innocente ukande subscribe. Ubundi hano ho ni ibisanzwe, hano ni mu rugo, hano kuri Souvenir TV show. Ndabizi ko mwarabikoze cyane kandi ndabashimira cyane. Umuntu wese unkunda, ku muntu wese unyifuriza iterambere, ku muntu wese wifuza kumbona nishimye, nzi neza ko ibyo muba mwagize gute mwabikoze cyane, kandi Imana ijye ibamera umugisha, kubera ko ni umutima mwiza. Nese ubundi nk'abantu baba batarabikora, ko nta gishoro bisaba, bigutwaye kigukandaho byonyine. Burya mubikora abantu banjye, birabaje kuba abantu 70% y'abantu bankurikirana nta subscribe muba mwarakanze. Kandi urumva muyikanze byaba byiza kurusha. Iyo muyikanze binatuma mubona inkuru yose nshyizeho ako kanya. Iyo nimba na uploadinze uhita ubona inkuru mu ba mbere.
mubikore kandi mubikore n'umutima mwiza. Imana ikomeze tuyohane umugisha. Hari abantu bankurikirana baba Yehova, babahamya ba Yehova, ndabasuje cyane. Ndabizi ko mukunda gufasha, mukunda ibyiza, muba ba mbere mu gukanda subscribe. Byagera ku bakatolike nabo ni uko, muri abantu beza cyane. Kuri rero umunsi hari no gucyumweru mwagiye gusenga, mwagiye mu misa. Ku muntu wese rero uri kumurikirana ari umukatolike, ndakwinginze ngo umwandire subscribe, kandi nzi ko Imana iduhana umugisha. Umuntu wese wemera Yesu nk'umwami n'umukiza, nawe ndamwinginze. Ndabizi ko gufasha ni byiza, nta mafaranga wenda hari muri aka kanya kuba wafasha umuntu, ariko ushaka kumufasha ukanze subscribe, icyo gihe nawe ubumaye ubufasha kandi ubumaye support ikomeye cyane. Hari abisilamu ba Muhammad, ba Ibrahim, ba Musa n'abandi, namwe Imana ikomeze bamere ibyiza. Namwe mukande subscribe kugira mujye munkurikirana, yaba hano kuri Souvenir TV Show, kuri Noah 250 ndetse na Manzi Innocent na Innocent TV. Niho mu rugo, niho muzajya mumbona umunsi ku munsi. Kandi nzi ko mwatangiye kubona inkuru nk'uko nari nabibasezeranyije. Buri munsi nasohoye inkuru runaka, nasuye ibice bigiye bitandukanye. Abantu bari Rwamagana ndabasuje cyane, abantu bari Kayonza, abantu bari Nyagatare, abantu bari hano mu mujyi wa Kigali, Kanombe, Kicukiro, Kimisagara ndetse n'andi hose hagiye hatandukanye. Imana ikomeze bamere umugisha, kubera ko mwafashe umwanya wanyu wo kunyumva ndetse no kunkurikirana. Twigarukiye rero, nifuje kuba naganira namwe nk'inshuti zanjye za hafi, nk'abantu banjye, nk'abavandimwe banjye, kugira ngo mugire ibyo mumfasha, kugira ngo mugire ibyo munyoboraho, mungiramo inama. Mfite amahitamo atatu, ni abiri ariko araba atatu kubera impamvu runaka. Impamvu ya mbere, njyewe ubundi nifuza gukundana n'uwo nkunda cyangwa se nawe ankunda. Ya kabiri, sinifuza umukobwa wambabaza kandi nanjye simubabaza. Bivuze ikire, bivuze ngo dufite umurundikazi, we nuko wenda atigeze aza kuri kamera, ariko anyitaho mu rukundo, nkabibona, arampamagara. Ni umurundikazi, aramvugisha mu rukundo, anyitaho, amakeya, ankorera buri kimwe cyose gishoboka umukunzi yakorera sheri we. Hakaba n'uwitwa Fanny we mwaramubonye, amaze iminsi aza kwa Keza, aganira na Keza, agira byinshi atangaza. Nawe ntekereza ko mwamaze kumubona. Nawe rero ari mu mubare w'abifuzaga ko twajya mu rukundo. Uwa gatatu, hari mama w'umwana. Mama w'umwana wanjye nawe yansabye imbabazi ko twasubirana tugakundana, ariko mama w'umwana we twakundanye igihe gitoya, biza kurangira byanze, yibonera undi muntu, barakundana, baza no kumbeshya ko yashatse, cika intege ndamureka. Ariko nimugoroba yampamagaye, nungurwa no gusanga barabeshyaga, atarigeze ashaka. Ariko ku ruhande rumwe nari nangiye kwiyumvamo Fanny, cyangwa se uriya waje kwa Keza, bitewe nawe n'ukuntu agenda anyubaha, agenda amakeya, agenda amamagara buri munsi. Ubona baneje, agize ashishikajwe, ubona ashishikajwe no kumenya ubuzima bwanjye uko bumeze, uko niriwe, uko akazi kagenze, angira inama. Ukabona ko agira n'umutima woroshye, wagira umutima kandi ufasha. Nabyo bikaba biri mu biri kunkurura, nkumva nabuze icyo gukora. None se hari n'abandi bantu noneho bari kumbwira ngo ninjye kureba Shania ngo mbe namusaba imbabazi,
ngo nemere ikosa, hari abagore bivumbura baba bashaka ko uca bugufi imbere yabo ubundi ubuzima bugakomeza, ngo hari abo baganira akababwira ko nawe akinkunda ahubwo ari uko ashaka ko musaba imbabazi. Urumva ni amahitamo ane. Amahitamo ya mbere navuze ko hari umurundikazi tumaze iminsi tuganira, tumaze iminsi turi mu biganiro tuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubu rero ndi kwibaza ngo ari uwo murundikazi cyangwa se Oshania cyangwa se uwo Fanny cyangwa se mama w'umwana, ndabigenza gute? Niyo mpamvu baravuga ngo umutwe umwe ntiwigira inama. Avuga ni rero ubwo umutwe umwe utigira inama, icyo ngomba gukora ni ukugira gute? Ni ukugisha inama abantu banjye, kubera ko njye mfite famiye nini, famiye igera mu bantu 1,800, 1,838 abo bantu mwese nkeneye inama zanyu. Ndabinginze nk'uko musanzwe munkunda mungira inama, mbibonere muri komenti, mume amahitamo, kandi icyo mumitiramo ndahamya neza ko kizaba ari cyo cyiza, kuko bose ngewe ntacyo bantwaye, kuko hari mama w'umwana yarambyariye kandi ambyarira umwana mwiza, nubwo nawe yagiye ankorera amakosa bikaba ngombwa ko tudakomezanya. Fanny nawe mu gihe gito tumaranye akora ibishoboka ndetse n'ibirenze, akigumwa nkabona ko yavunitse pe kugira ngo anezeze. Twaranaganiriye, noneho we numva afite story ijya gusa n'iyanjye. Nawe yakundanye n'umuhungu, bagitangiye gupanga kujya iwabo n'ubukwe, umuhungu aza kuhita yishakira undi mugore. Ni birebire, yarabinganirije, n'inshuti ze zagiye zibimbwira, mbese ni birebire cyane. Ariko ntabwo twahuye kenshi, tuvugana kuri telefone rimwe na rimwe, tukavugana na video call. Njyewe nigeze kuvuga ko njye nshagura n'umuntu nkamwiyumvamo, ibe ni frère twa tutarahura, nk'uwo murundikazi we ntabwo turahura amaso ku maso. Ariko nubwo tutarahura amaso ku maso, uko tuganira mba mbona ankunda pe. Mbese ubu nabuze amahitamo, ndi kwibaza nkunde Fanny, nkunde umurundikazi, nkunde mama w'umwana. Cyako mama w'umwana impamvu nari kumugarukaho cyane nuko we yarambabaje nuko narabishyira hanze, ariko nabyo nimwifuza kubimenya nkabona murabikeneye, nzaza mbabwira icyo twapfuye gituma aka kanya we bitoroshye kuba namuvuga. Ariko ndamvuga bari ibyo nari navugiye kwa Keza azarambaje mubwira ko ngewe undi umukobwa njye dushaka no guhura cyangwa dushaka no kuvugana tutaranahura, ngewe nkashiduka nagukunze, nitaye ko nakubonye, kuba twaravuganye gusa, twaraganiriye gusa, ngewe nkakwiyumvamo nkashiduka rwose. Oya wankuruye nk'uko nari ndi kubivuga kwa Keza, nubwo nabivuze Keza we kayifata nk'imikino, ariko ngewe ushobora kunkura rwose tutaranahura. Reka mbumbishe uko nabivuze. Ni wowe nyine, ariko uzi ko bibarega ibitakubaho nukumva ko bitaba ku bandi. None se reka nkubaze ngo nk'urugero, sibyo? Kurako nari nkubwiye ngo niba ibintu wowe bitarakubaho nukumva ko abandi bitababaho, sibyo? Cyangwa ibintu wese akunda umuntu agendeye uko amureba. Ngewe rero nshobora kugukunda narakubona bitewe nuko ahubwo ubona twaganiriye. Ibintu umuntu akundira umuntu ni byinshi, ntago ari ngombwa ngo mbe nakubonye. Ushaka kunda umuntu utabonye, ntakubonye bitewe nuko tuganira, unyitaho tutarahura, ngiye nshobora gushiduka nagukunze. Nuko ngiye namubwiye ati ngiye nshobora kuba ntarakubona amaso ku maso, ariko bitewe nuko tuganira nkashiduka ntagukunze. So ahantu hose waba uherereye, upfa kuba uri kunyumva, nyandikira muri komenti umpa inama yawe.
cyangwa unyandikire kuri nomero yanjye 07 8 92 71 685. Iyo uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ubanza ikimenyetso cyo guteranya 250 ukahita ukurikizaho nyine 7 8 92 71 685. Iyo niyo nomero yanjye yonyine. Undi muntu uzakubwira ngo turaziranye akaguha nomero itandukanye n'iyo, uzamenye ko akubeshya. Nagiye numva n'ibirego byinshi ukumva ngo umuntu yatumye umuntu ngamutuma nko ku muvuzi amubwira ko ari njye kandi atari njye. Nababwira ngo mume nomero nkasanga nomero siyo. Bivuze ngo rero nomero yanjye hano ubundi hano kuri Souvenir TV Show niho mbabwirira amakuru yanjye yose nta kintu kiza inyuma. Rero mujye muza mutege amatwi ibyo mbabwira. Ni ukuvuga ngo nomero yanjye mbahaye niyo, ngiyo no kuri screen muri kuyibona nayibandikiye. Iyo niyo nomero wambonaho yonyine, ibindi byo wapi nabyo. Nta yindi nomero, yindi pe. 07 8 92 71 685. Kama inama ukamitiramo hagati ya Fanny, ubwo Fanny n'abandi nyine mumaze iminsi mubona kwa Keza TV Show, mama w'umwana wanjye, umurundi kazi nawe tumeranye neza ubunyitaho cyane 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 cyane, ndetse na Shania nawe bari kumwe ngiye kumusaba imbabazi, ubwo sinzi uko bimeze. Ikindi nashaka kubabaza, nifuza ngiye kuba ndi kumwe n'umwana wanjye, tukaba turi kumwe, nkaba murera nkaba mwitaho mu bushobozi bwanjye, kubera ko amaze gukura ahageze ntabwo yangora cyane, twabana kiga turi kumwe, ariko mama we yarabyanze. Ese nakora iki kugira ngo umwana wanjye tube turi kumwe? Ese mureke akomeza aba ari kumwe na mama we, kuko nyine nagize igitekerezo cyo kuba naba ndi kumwe nawe, umwana nkamwitwarira, mama we akajya mu byo ashaka byose, kuko umwana ntacyo nka wenda ngaronka, oya ni mukuru. Ubwo nabwo muraza kugira gute kungira inama, mumbwire icyo nakora. Uyu munsi ni ukubagisha inama cyane cyane. Ikindi ubuse mbabwire uwo mu rugo baba bashaka. Muri abo mbabwiye bane, Fanny, Shania, umurundi kazi ndetse na mama w'umwana, mbabwire uwo mu rugo bakunda cyane. Mumbwire niba mushaka ko mbabwira uwo mu rugo bakunda cyane, kugira ngo namwe wenda muhere kuri ibyo, mugira gute mumbwira. Ariko numva ko buri umwe wese afite igitekerezo cye, buri umwe wese afite uko abyumva. Rero kuba buri wese yahitamo kumbwira uko abyumva muri komenti cyangwa kuri iyo nomero yanjye biroroshye, kandi ndabakeneye. Nimbagisha inama nkakenera imbaraga zanyu binyuze mu kungira inama, n'ukuri mujye mubikora kandi mubikora n'umutima mwiza, kuko nyine mba mbikeneye, mba mbikeneye pe. Mba mbikeneye cyane. So bakunzi banjye, basheri banjye, inshuti zanjye, bakuru banjye, bashiki banjye, rero uyu mwanya ni uwanyu, mwandikemo mumbwire. Kandi nanone ikindi, wanzure kwa kandi subscribe ukandeho wikomereze. Uzi ukuntu wungiriye neza, ugasanga umuntu arankurikiranye ati ndagukunda, ndagufana, umfana gute? Naragusabye agaserivisi koroshye ko kuba wankandira subscribe bikakunanira. Unkunda gute?
niba unkunda tubivane mu magambo tubishyire mu bikorwa, kandi uwo muzamitiramo wowe nzahitamo, kuko ngiye bose birashoboka, ntabwo nabakunda bose ngiye, kuko murabizi ko iyo nkunze mba nkunze, iyo mpisemo umwe aba ari umwe, niwe ngumana. Niyo mpamvu rero nanjye mba mpisemo kwiyambaza inshuti n'abavandimwe kugira ngo ndebe ikibarimo, ndetse kandi muzanadushyigikire bitewe n'uko nzanarahisemo uwo mukunda, kandi nanjye nzaba mukunda, sibyo? Ku muntu wese unkurikirana yumva runo rurimi rw'ikinyarwanda, ubwo mvuze gutyo mvuze abarundi, mvuze abanyarwanda, kuko twese bisa nkaho duhuriye ku rurimi rumwe, kuko yaba ikinyarwanda yaba ikirundi ntekereza ko nta tandukaniro rinini ririmo, ni indimi rwose ubona ko zirasa pe, zirasa ntaho bitaniye. So rero umurundi, umurundikazi, umunyarwanda, umunyarwandakazi uri kunyumva akore ibyo bintu, kandi mbona umusaruro pe, nze kusanga subscribe ziyongereye, nsanga n'ibitekerezo muri komenti ari byinshi, kandi nzi ko icyo mumitiramo, icyo mumbwira nicyo ndi bugire gute, nicyo ndi buhitemo, sibyo? Rero ngewe mbakunda kubi, kandi nizeye ko muri bubikore, kuko simwanenguha, mba mbizeye ntimuzankuze isoni n'akarecano yanjye, kugira ngo byibura nanjye bizamuhe umusaruro, kandi kuma umusaruro bituruka muri mwebwe. Rero mureke munzamure nkomeze nera imbere, kubera ko ejo bundi akazi k'abandi kahagarara, ariko wenda nkakomereza kuri channel yanjye. Niyo mpamvu rero muba mugomba kunsapotinga cyane, kugira ngo njye mbaheraho amakuru, kandi nababwiye ko ngiye kujya nangira no kunyuzaho n'izindi nkuru zitandukanye nka ziriya mubana kuri Nowa 250 ndetse n'Amanzi na Innocent TV, kandi naho mukande subscribe kugira naho mujye munkurikirana, kuko naho buri munsi mba ndi bubereke uko isi yacu cyangwa igihugu cyacu kiriwe, yaba mu majyepfo, amajyaruguru, yaba umva intara yose waba uherereyemo, akarere kose, umurenge wose, akagari kose, umudugudu wose. N'umuntu uzajya umpamagara akamubwira ati uzadusure, nzajya nza aho mwaba muri hose, mukantumira, ni ukuri nzaza, nzaza pe, si ibyo kubabeshya, si ibyo kwiyemera. Intara yose uzaba uherereyemo hari amakuru ushaka ko nyageza ku banyarwanda ndetse n'abandi bose, nyine n'abarundi muri rusange, nzajya nza pe, nzajya nza. Ni ukuvuga ngo rero mwebwe icyo mbasabye ni uko mubinyereka, mukanyereka ko urwo rukundo ruhari. Ejo nagiye mu ntara y'Uburasirazuba za Nyagatare, kuko naho nasanze umva ibibera Nyagatare n'ibindi bindi. Ejo bundi ndonya nimanukira mu Ruhango, nsanga baba we umuhungu ari usambanya mama we mukase. Ibyo byabereye hehe? Igitarama. Nkarabibonye, ni Igitarama mu Ruhango, aherehera ni kuko ndenguruka intara zitanu, ni Rusizi nagiye, za Rutsiro nagiyeyo, kandi hose haba habera amahano nk'ayo. Niyo mpamvu rero umuntu utankurikirana kuri Nowa 250 aba yahombye byinshi. Nowa 250, ugahita ukana subscribe, buri nkuru yose nshyizeho uhita muyibona. Ariko mbega ibyabereye Rutsiro we, ni hatari, ni hatari. So rero ibyo nabasabye ni ibyo mubikore mubikunze, ubundi nze dutwika imihanda. Umva za nkuru mwa mushaka, nizo mbaha gusa, simwabibonye se? Nizo mbaha gusa, ko ndabizi ko mwa mushaka kumenya amakuru yo mu makaritsiye. Amakuru muri karitsiye aba ameze neza, baba barwanye, baba bakubitanye, njye naragoweho bazananyica.
bazananyica, ariko nanone kubera ko mbikora ku bwanyu, undi si ubwa mbere nawe mvunikiye mu kazi, ariko nyine nkihangana. Nkihangana rero ngana no ku musozo, ubwo inama zanyu ndazirindiriye, ndazirindiriye kabisa muri comment, ndetse no kumamagara cyangwa kunyandikira biremewe. Abantu baba bashaka kuntuma ahantu hagiye hatandukanye, ndahari ku bwanyu. Nimba ari umuntu byarakunaniye kumugeraho ukabona ko ngiriye icyizere nakugererayo, umpamagare unyandikire kuri iyo nomero, ubundi unume, nzagutumikira rwose. Ku muntu wari wese ushaka kuntumaho ndi tayari, ndi uwanyu, mari ku bwanyu, naho nzajya, nzakomeza mbabe hafi, mbahe amasho, kandi namwe mukomeze munyereke urukundo, munyereke ko nanjye ibintu nkora ari byo, kandi naho nkora nabi mujye mungira inama, mumbwire uko nakagombye kubikora, kubera ko ngewe buri icyiza cyane, ngewe nkunda umuntu ngira inama, ngewe ndumva, ngewe ndumva, ndi umuntu wumva, iyo umbwiye cyo ukambuza ikintu ndagikora. Rero mugire gute, naho nkora nabi mujye mundabura rwose, mumbwira ati ahangaha rwose warengereye, mungire inama, mumbwire icyo nakosora ubutaha, kugira ngo noneho mujye mwishima, mubone ko ibyo ndimo, ibyo nakoze ari byo mwashakaga. Nimba ari umuntu mwifuza ko nzajya gusura cyangwa nzajya kumugwa Gitumo, umunyandikire muri comment, nawe nzajye kumureba, nawe mumubone. Umuntu mukumbuye mushaka ko mumugwa Gitumo, mumunyandikire, ubwo uko muzabandika niko nawe nzabasura. Uzayagira benshi niwe nzaheraho, gutyo gutyo nzajya bakurikiranya bitewe n'uwagize abakunzi benshi bamukumbuye. Hari Diane, hari Bogari, Sheriwe, hari Mama Diane, hari Makanika, Mama Prince, hari Bazawadi bo narabasuye, Bazawadi nabasuye uyu munsi, guhera ejo muzabe muri kuri Nowa 250, mumenye ese Zawadi yarabyaye, ese Zawadi byagenze gute. Ejo we na Shiba umuriro wari umuriro, barahuye ibintu bindi. Abibaza kunda ya Zawadi mwese murahishiwe kuri Nowa 250, mukande subscribe kugira ngo ejo ikiganiro nikijyaho muzahite mubibona. Uyu munsi nari nabasuye kabisa, ariko mvuyeyo byari umuriro. Mbega Shiba we, mbega Shiba, mbega Zawadi yewe umva ni hatari kabisa. Ariko ibyo mbabwiye byo byari danje, bakumbuye Makanika n'umugore we n'umuhungu we, bose nyine muraterwa no mukumbuye cyane. Ba Murundi, ba Kayusi, ba Matsiko, mbese umuntu mwifuza ko nzabazanira, mumunyandikire muri comment, ubundi nanjye ndahari ku bwanyu. Ibibazo biraza ariko bikageraho, bikagira gute, bigashira. Niyo mpamvu rero nanjye ubu naje nje kandi nta gusubira inyuma. Tugomba gukora cyane kandi kugira ngo n'akazi tukagumane. Rero namwe mugomba kubineramo inkunga, mukakuza kumba hafi video mukazireba, kugira ngo mbone ko navunikira ubusa. Yo kabisa munazisharinge, muziposting ku ma WhatsApp yanyu, biba ari byiza cyane. Reka rero nsoreza aha, buri muntu wese nkurikiranaga, umeze neza ndamwifuriza gukomeza kumera neza, utameze neza kandi nawe ndamwifuriza kukira, urwaye agakira akaba muzima, uri ku miti ayimare mu mahoro kandi yoroherwa akire. Ku muntu wese wemera Imana ikomeze imundindire. Buri muntu wese, abantu bari Arabia Saudite magira abakunzi benshi, no gupanga kuzahaza, ubwo nizere ko mwiteguye kuzanyakira. Niba mubyiteguye mujye muri comment mumbwira ati tuguhaye ikaze, ubundi nanjye nzahita nza nihuta cyane. Ngewe rero nari Souvenir Smart Boy, channel yari Souvenir TV Show. Nizere ko vuba tuzonya tugahura, nkazaza ndeba abagize amajwi menshi, kundi nkababwira ikigiye gukurikira,
abandi tukomeza tubane kuri Nowa 250 ndetse no kuri Imanzi na Innocente TV. Mukomeze mugire icyumweru cyiza kubagiye gusenga ndetse n'abatayabashije kujyayo, kandi namwe mukomeze mugire ibihe byiza. Bye bye na hejo. Ni wowe nyine ariko uzi ko bibarega ibitakubaho nukumve ko bitaba ku bandi. None se reka nkubaze ngo nk'urugero, sibyo? Urako nari nkubwiye ngo niba ibintu wowe bitarakubaho nukumve ko abandi bitababaho, sibyo? Cyangwa ibintu wese akunda umuntu agendeye uko amureba. Ngiyewe rero nshaka kugukunda narakubona bitewe nuko ahubwo ubona twaganiriye. Ibintu umuntu akundira umuntu ni byinshi, ntago ari ngombwa ngo mbe nakubonye. Ushaka kunda umuntu utabonye. Ntakubonye bitewe nuko tuganira, unyitaho tutarahura, njye nshaka gushidika nagukunze. Souvenir TV show, kana subscribe.